ibihe byiza mwe mwese mukomeje gukurikirana gahunda z'ijwi rya Amerika ivugira ku murongo w'104.3 FM. By'umwihariko rero twaba twinjiye mu kiganiro ejo mutegurirwa n'umuryango Ejo Youth Echo ukorera i Kigali mu Rwanda. Bahaye ikaze mu kiganiro cya none. Jewe muri kumva ndi Anisa Bin umukunzi ninge tugiye kubana muri iki kiganiro gihagarariwe na Nige na Roger Mizero Crispe ari ku buhanga bw'ibyuma. Mu kiganiro cya none turaganira ku myumvire ku itegeko ryashyizweho mu mwaka wa 2016 ryemerera umugore nawe kuba yaba umutware w'urugo. Turaza kumva ibitekerezo by'abagore ndetse n'abagabo batandukanye kuri iyi ngingo. Turaza gusubira inyuma turebe ese ubundi mu muco umutware yari muntu ki, yari afite izihe nshingano. Turumva kandi impuguke mu by'uburinganire ndetse n'ubwuzuzanye mu gusobanukirwa iby'iri tegeko, ndetse nk'uko mumaze kubimenyera namwe mugira uruhare muri iki kiganiro muduha ibitekerezo byanyu, ntimujye kure. Tubahaye ikaze mu kiganiro ejo ngaruka kwezi ku burenganzira bwa muntu, ntimujye kure. Nikosi Ndakumva. ubundi byo numva ngo n'uburenganzira bwa muntu bishatse kuvuga iki? Ubwo burenganzira se n'ubuhe? Ndamutse ntasobanukiwe n'icyo amategeko abivugaho ntabariza he mu by'ukuri? Ese nawe waba wibaza nk'ibi bibazo? Kurikira ikiganiro ejo buri wa gatandatu wa nyuma w'ukwezi usobanukirwe byimbitse uburenganzira bwawe. Ni kuri radiyo ijwi rya Amerika ku murongo w'104.3 FM. Iki kiganiro mugitegurirwa n'umuryango Ejo Youth Echo ukorera i Kigali mu Rwanda. Bahaye ikaze nanone mu kiganiro ejo. Uyu munsi turaganira ku myumvire ku itegeko ryashyizweho mu 2016 ryemerera umugore nawe kuba yaba umutware w'urugo. Ubusanzwe uburinganire n'ubwuzuzanye hagati y'abagabo ndetse n'abagore bisobanura uburenganzira, inshingano n'amahirwe angana ku bagore ndetse no ku bagabo. Kwita ku ihame ry'uburinganire n'ubwuzuzanye hagati y'abagore n'abagabo muri gahunda zose bisobanura igikorwa cyo gusuzuma uko abagore n'abagabo bagira uruhare muri buri gikorwa giteganyijwe, harimo amategeko, politiki cyangwa gahunda mu bice byose by'ubuzima kandi ku byiciro byose. Muri gahunda y'uburinganire n'ubwuzuzanye hanabamo no kuba umugore nawe yaba umutware w'urugo nk'uko bikubiye mu itegeko ryasohotse mu mwaka wa 2016. Itegeko ry'umuryango nomero 32/2016 ryo kuwa 28 z'ukwezi kwa 8 2016 rigenga abantu n'umuryango riha umugabo n'umugore ububasha bungana mu miyoborere y'urugo. Rivuga ko umugabo n'umugore bombi ari abatware b'urugo, bitandukanye n'ibyari bimenyerewe ko ubutware bw'urugo ari ubw'umugabo. Ingingo ya 209 y'iri tegeko ivuga ko abashyingiranywe bafatanya ubuyobozi bw'urugo rwabo, harimo kurwitaho kugira ngo rwize umuco mwiza n'ibirutunga no kurwubaka rugakomera. Nubwo iri tegeko rihari ariko hirya no hino abantu barifiteho imyumvire itandukanye, nk'uko tugiye kubyumva mu majwi twakusanyirijwe na mugenzi wacu Manishimwe Noel waganirije abaturage bo mu karere ka Kirehe ni mu burasirazuba bw'u Rwanda. Impamvu umutware w'urugo aba umugabo bamusaba icyo ari cyo cyose. Umugore se ntashobora, nta bagore batunze ingo ku buryo babasabwa icyo ari cyo cyose? Ubu umugore ku buryo saa sita azajya ugasaba umugore umunsi ukamusaba isabune, ubwo nyine nawe byose ubwo nyine arabyimenyera. Nyine umugabo kuko ari umutware w'urugo nyine kuko ariho waragushatse. Ngende umufasha ndi umwunganirizi. Biranga ariko bikabaho kuko umugabo aba ari umugabo n'umugore aba ari umugore. None se inshingano umugabo yakora agiye umugore nayikora. Kera umugabo niwe wari nyiri ijambo, niwe wari umutware. Abenshi rero bari bakigendera muri icyo cyubahiro cy'umugabo, ugasanga rimwe na rimwe mu kwakira impinduka abagabo baratinda kubyakira. Ariko mu bukangurambaga duhabwa n'abayobozi usanga abaturage bari kugenda babyumva kandi n'impinduka bagenda bazakira. Ubundi umugabo agomba kubaha umugore n'umugore akubaha umugabo akaba umutware w'urugo. Bose bafite ubushobozi kubera ko bavuga ari uburinganire n'ubwuzuzanye, bagomba kubikora mu rugo iwabo. kuko hari aho ingo nyinshi usanga umugore ashobora kubwira umugabo ati ubundi se ko bavuga ko twese tungana ubundi icyo dushanga hanegeke, ariko byibuze bibaye byiza umudamu akwiye kubaha umugabo kuko aba yaramuzanye ngo agire gute bamubere umufasha mu rugo, umutware w'urugo akaba umugabo nyine ari gusaba agasigara bumvikana muri bya mitungo ntibabiryaniremo. Kuko umugore ni umufasha w'umugabo, umugabo akaba umutware w'urugo. Bombi se babaye abatware w'urugo ntabwo byakunda, nta bami babiri mu rugo. Oya nyine umutwe n'igihimbira biratandukanye. Iyi mutwe utekerereza igihimbira, ubwo rero umutwe ni umugabo, igihimbira ni umugore. Bafite ububasha bungana, umugabo niwe mutwe w'urugo,
umugore akaba umwunganizi. ni umugabo w'umuntu we mutware w'urugo igihe akiriho. Umugore ni umwungiriza kuko babaye. umugore abaye umutware w'urugo se nawe umugore nk'umugabo burya aba yaganje umugabo aba yaganje umugabo zizagura amasake abiri hazava n'imwe yizagira zose ntabwo uzabigerageza urebe ugura amasake abiri iyo nyama ngo umugore n'umugabo nyiri urugo ni umugabo ndarwubatse ariko aranyobora akuyobora kubera iki se kubera ko ndi umufasha we. umutware w'urugo ni umugabo, umugore ni umwungiriza w'urugo. umutware w'urugo ni umugabo, ariko ubu bwumvikane mu rugo nibwo bwa mbere. nta mutware ngo uvuge ngo ngiye ngo ndi uyu, ahubwo ubwuzuzanye mu rugo nibwo bukenewe. reka dushimire aba baturage baganiriye na Noel aho batubwiraga ibitekerezo byabo ku itegeko ryashyizweho mu mwaka wa 2016 riha umugore ububasha bwo kuba nawe yakitwa umutware w'urugo. N'abadukurikiye mudusangiza ibitekerezo byanyu kuri iyi ngingo, mutubwire ese mwe mutekereza iki ku kuba umugore nawe yarahawe ububasha bwo kwitwa umutware w'urugo? Ese hari igitekerezo wifuza kudusangiza ku ngingo turi kuganiraho uyu munsi? Twandikire kuri 0728028232 cyangwa se kuri 0787581411. Iyi nimero wanayitwandikiraho kuri WhatsApp. Mu gukomeza n'ikiganiro dusubiye inyuma mu mateka y'u Rwanda, hari igisobanura ijambo umutware ryahabwaga, ari nayo mpamvu uyu munsi wa none iyo havuzwe ijambo umutware hahita humvikana ko ari umugabo. Yewe dufatiye urugero no mu bikorwa byo mu rugo. Tuganira kuri iyi ngingo kumwe abantu baba bungurana ibitekerezo, hari umuntu wigeze kutuganiriza uburyo yari yasuye famiye ariko umugabo adahari, maze haza gukomanga umusore ukiri muto rwose, umugore aramufungurira, nyuma yo kumufungurira ati rwose se nyir'urugo ari hehe? Undi ati ntawe, ariko wambwira nta kibazo. Umusore ati oya ntacyo nzagaruka hari, nibyo narinzanye. Umugore atari korega wanabinsigira nkabimuha. Umusore rwose arakanira ati ntabwo bishoboka ko ari wowe nabisigira kuko nyir'urugo adahari, nyir'urugo naza kuza nshobora no kugaruka. Uburyo rero umugore adashobora kuba nyir'urugo nawe biba bitangaje, kandi nawe mu by'ukuri afite ubwo burenganzira, yewe ugasanga nawe ubwe atumva ko yafata izo nshingano bitewe na ya myumvire imwe n'imwe ituruka ku muco usanga twarakuriyemo. Habimfura François rero ni umusaza uri mu kigero cy'imyaka 72, atuye mu karere ka Nyanza mu ntara y'Amajyepfo y'u Rwanda. Araduha igisobanuro cy'umutware mu muco nyarwanda, nubwo yemera ko umugore nawe hari ibyo ashoboye mu gushimangira ihame ry'uburinganire n'ubwuzuzanye, ariko ahamya ko umugabo azahora ari umutware. Ibindi reka tubyumve mu buhamya uyu musaza yasangije mugenzi wacu Ishimwe Honore. Turi kumwe na muzehe Habimfura François wo mu karere ka Nyanza mu ntara y'Amajyepfo. Mu kiganiro ejo agiye kudufasha kumva icyo ubutware buvuze mu muco nyarwanda. Bati yasize umwana umwe w'umuhungu niwe mutware w'urugo, ufite bashiki be benshi, nawe umuryango mugari wagutse ni umutware wawo. Bakayavuga bati runaka yakosheje, muhamagara umutware. Nibyo umutware ubu ntawe uri bukoreho. Najya gusaza nkaguha imfizi y'inka, nkaguha icumu, nkaguha ingabo, nkaguha umuheto, mbese ukaba uri igicumbi cy'umuryango. Noneho nkushakiye umugore, ikintu mbanza kuguha n'icumu kuko uri umugabo mu rugo. Urugo niruterwa niwe uzarutabarira kuko uri umutware w'umuryango. Izo nkubwiye zose ni inshingano z'umutware. Niyo yaba afite imyaka 5, afite n'abashiki be bakuru baramuheka bati dore umutware wa data. Muzehe Habimfura François asanga inyito ubutware ishobora guhabwa umugore cyangwa umugabo mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Nibyo, ni uburenganzira, ni umutware koko. Ku bitekerezo n'ubundi cyaya baravuga ngo umugore acurika inkanda ariko ntacurika umutima. Bivugitse ko umugore ufite ibitekerezo byubaka, iyo yubatse nawe aba ari umutware muri ubwo buryo, ariko ku buryo ataba umutware w'umuryango. Bivugitse ko umugabo asiga undi mu rugo, umugabo nyine nta kizaritsimbura, azakomeza ari umugabo. None se abanyarwanda babivuga neza ngo nta nkokokazi ibika isake ihari. Turabashimiye cyane muzehe Habimfura François ku ruhare mwagize muri iki kiganiro. Ni ikiganiro ejo mukomeje gutega amatwi, ikiganiro mutegurirwa n'umuryango Ejo Youth Eco ukorera i Kigali mu Rwanda. Turi kuganira ku myumvire ku itegeko ryashyizweho mu 2016 riha umugore ububasha bwo kuba nawe yakitwa umutware w'urugo. Reka dushimire muzehe François waganirije mugenzi wacu Ishimwe Honore.
ese hari igitekerezo wifuza kudusangiza ku ngingo turi kuganiraho uyu munsi? Twandikire kuri 0782028232 cyangwa se kuri 0787581411. Iyi nimero wanayitwandikiraho kuri WhatsApp. tumaze kumva igisobanura umuco wahaga umutware w'umuryango, ati biragoye ko umugabo hari ikizabisimbura. Ibi binagaragarira ku kuntu ihame ry'uburinganire n'ubwuzuzanye ryakiriwe muri sosiyete, usibye n'iri tegeko ry'ubutware, aho usanga benshi babifata nko gupingana aho kuzuzanya hagati y'abashakanye hagamijwe iterambere. Uku kutumva neza rero iby'iri hame kwatumye birushaho ubwo iri tegeko ryazaga, aho usanga bamwe bibaza niba kuba umugore yaba umutware w'umuryango bizatuma akora akazi nk'ako abagabo bakoraga, nko kurara irondo ndetse n'ibindi, bisa n'ibyumvikanisha ko batekereza ko abagore babasimbuye ku buyobozi bw'umuryango. Mugenzi wacu Marie Claire Isingizwe yaganiriye na Jean Bosco Rudasingwa, impuguke mu buringanire ndetse n'ubwuzuzanye, maze asobanura imyitwarire ikwiye kuranga abashakanye ku bijyanye n'ubuyobozi bw'urugo, ahereye ku biteganywa n'ingingo ya 209 y'itegeko rigenga abantu n'umuryango. Reka tumwumve. abashakanye rero ku buyobozi bw'urugo n'amategeko afite icyo abivugaho. Usanga kenshi iyo bavuze umuyobozi w'urugo kenshi abantu bumva umugabo. Itegeko ribisobanura neza, rivuga ngo abashyingiranywe bafatanye ubuyobozi bw'urugo. Iyi ni ingingo ya 209 yo mu itegeko rigenga abantu n'umuryango. Ni ukuvuga ko niba bafatanye ubuyobozi bw'urugo, byumvikana ko igitekerezo cyangwa icyifuzo umwe mu bagize umuryango agira akizanira mugenzi we, bakakiganiraho bakakinonosora mu bwumvikane n'ubwisanzure. Mukomoje ku umuco wacu wa Kinyarwanda, hari uburyo wubatse ubuyobozi bw'urugo buharirwa umugabo. Kenshi ni imyumvire twagiye tugira, ariko uyu munsi tushishikariza abantu kumva ko yaba umugore yaba umugabo bose bafite uburenganzira bwo gufata inshingano no kuzishyira mu bikorwa. Impamvu ni iyi. Impamvu tubivugaho nuko kenshi na kenshi iyo habayeho ikintu cyo kuvuga ngo umugabo mu muryango niwe ufata icyemezo, dukwiye no kureba ngo byangiza iki cyangwa se inyungu yabyo ni iyi. Niba umugabo azaba adahari, umugore ari usigaye mu rugo, kuko umugabo ari ugomba gufata ibyemezo bya nyuma ku muryango, n'abadafite ubwo burenganzira bwo gufata ibyemezo hari bizapfa. Impamvu rero nabo tubwira tuvuga ngo umugore yafatanyije n'umugabo bose bakita ku muryango, ku burere bw'abana, ku muco wabo, ku bitunga umuryango, aho ngaho niwo umuryango usugira ugasagamba. Bivuze iki rero? Bivuze ko umugore n'umugabo bose ni magirirane, kugira ngo babane bose buzuza inshingano zabo, nuko umwe amenya ko ibyo mugenzi we akora bifite uruhare mu mibereho ye, kugira ngo urugo rutekane kandi rubeho nk'uko ndetse ari nayo gahunda iriho, kugira umuryango ushoboye kandi utekanye. Ntibyashoboka umwe mu bashakanye atabigizemo uruhare. Ni nayo mpamvu ubona mu itegeko ingingo 209 bivuga kwita ku muryango byiharirwa n'umuntu umwe mu gihe byagaragaye ko mugenzi we adashoboye, kandi nabyo bikemezwa n'inzego zibifitiye ububasha. Ibyo bivuze rero ko aba bombi yaba umugabo yaba umugore, buri wese ashobora kuba umuyobozi w'umuryango. Hanze aha hari amakimbirane ashingiye kuri iyi ngingo ijyanye n'ubuyobozi bw'urugo. Umugore ati reka nyobore nanjye ndashoboye, umugabo ati ndi umutware w'urugo. Abakiri muri aya makimbirane murabagira inama ki kugira ngo bayasohokemo tugana ku musozo? Izo mpaka ntawe uzageza umuryango, ahubwo yaba abagore yaba abagabo nibumvikane, nibashyire hamwe, buri wese afite ububasha bwo kuba yayobora. Bumvikane uko bayobora umuryango wabo hatabayeho guhangana, nibyo bizatuma batera imbere. Reka dushimire Marie Claire ndetse na Jean Bosco badufashije gusobanukirwa iby'iri tegeko. Nshuti bakunze b'ikiganiro Ejo, tugeze mu mwanya wo kumva ikinamico Ngira Nkugire agace ka 5. Ngira Nkugire ni ikinamico igamije kwigisha abatuye mu nkambi n'abatuye hanze yazo imibanire myiza, kurwanya inzangano zituruka ku mateka y'ibyahise, birinda ibihuha bishimangira inzangano ndetse no kubiba amahoro hagati yabo. Iyumvira igice cya 5 cy'ikinamico Ngira Nkugire. Duherukana Karisita asezeranya Murekatete kuzamurwanirira mu miryango y'iwabo mu nkambi ya Mutenderi kuko yamushatse batabishaka. Murekatete nawe amusaba kuzamurwanirira ariko akirinda kurwana nabo. Byaba byaramushobokeye sera? Nimukurikire umukino. Mwarimu mupenzi. Karibu muri boutique chez Gilbert. Nta kintu cyo kugurira mwana wa mama. Urambabarira kabisa. Mvara, bihoze ko umuntu yinjira muri boutique ataje guhaha. Yego, cyane gose kabisa. Ntabwo nje gusoma. Ntabwo nje kuburira mu. Nageze gute se kandi? Byaramenyekanye ko uhura inzoga abanyeshuri
kandi ngira ngo urabizi yuko uburongozi bw'agace ka Cyanzige udahora bwihanganisha ico kintu. ariko nagorwa Gilbert mubonye icyashara cyabonetse none mutangiye kongera ishyari kwe. Mbere abantu kuno bameze ntabwo ari shari imunamye. Nekese nawe urabibona ko ushuri hafi y'ishuri. Ndabizi nivyo bavyiza abanyeshuri baje bakugana mu masaha y'ishuri bashaka inzoga ukazibima. Umva mbese uko izubahaye niba bakije ahubwo baca bigira hirya gushwana za Cyanzige cyangwa no mu makambi wabo ugasanga ni naho havuye zanda zitateguwe cyanke n'injyane zishingiye ku macakubiri hagati yabo. Reka nkubwire rwose mupe abanyeshuri banyu mwabazirika mwabafungirana mwabashyiraho imbwa zibarinda. Njyewe Gilbert se nzasubiza inyuma amafaranga azinjira muri botike yanjye kandi bari abana ba Rwakayozo banteza imbere kubi nibo bonyine binywera ikiyeri hamwe n'abakire ibindi Cyanzige nahabi wacu binywera ibigage gusa. Yewe mona Gilbert amarongo menshi aziba amatwi. Je narinje kukuburira gusa kuko umunsi byarenze inkombe uzofungwa. Nta wamfunga cyane cyane ngene ndabigira abarongozi bakwimure hafi y'ikigo c'ishuri bakujane hirya ubwo yuzo bawuzi. Ugiye kungambanira se mupe kore impunzi mugenzi wanjye waretse nkishakira amaronko koko abo banyeshuri hari abo wabyaye ubundi. Ari Karami Valentine kare natekereje kuri cya kibazo cyawe n'abanyacyanzige bene wacu sanga ibyo naye nakubwiye nawangushutse sinawangufashije. Umva kandi ntumbwire ko ugiye kubihindura Valentine cyane. Narahiye rwose ko nzajya nigana nawe na Rugamba kuko nimwe tumenyeranye. Wabihindura kiriya kigrupe rwose apana kabisa. Nibyo mubwire nyine ko nta kintu nawangufashije aho kugira ngo mbaveho nze twigana wa batatu gusa. Ndumva wakwihangana ukagize ko ntawe ugutuka se ko ntawe ukunigana ijambo iyo ushatse kuvuga nkumva kwanga kuza kwigana nawe atari we waba wiheje. Agaho kari kuwundi karahandura ikasha. Oya shari wirengagije ko Rebeka bamuhimbye inkene. Uragira ngo nanjye bazampimba izina koko. Nyamara nibyo byiza kuko uko wigana nabo wumva uko bavuga ni nako uzabigira ikinyarwanda cyiza. Ubundi tukazaragiza urumva expert mu kinyarwanda ntawongera kuguseka. Byari byo reka mbanze mbyigeho neza. Nta kibazo rwose ariko ya groupe twigiramo byinshi ntitugomba kwiyugikana amasomo twenyine. Ibyo ntacyo twaba twunguka. Nk'umuru uzashaka kuguseka nzamubuza nariya zina bise Rebeka nzababwira ko rimubangamiye baricikeho. Ntacyo none ubwo tuzaba turi kumwe ubwo nzaba ntekanye. Ese ubundi waje tukajyana iwacu tugasangira we. Iwacu batetse inyama kandi ndabizi urazikumbuye. Ndazikumbuye byo ni ukuri pe. Umwambise nde wapfa guteka inyama. Gusa ntakubeshye byo mu rugo bamenye ko nageze iwanyu bambamba. Wiki ibyo uvuga ni ukuri cyane da bakubambira iki se we. Kubwizo mpamvu ngwino tugende. Ngwino tugende ari ngwino tugende. Oya ngwino tugende. Gilbert ufite umwanya se tuvugane? Wisigoroka se nari gupanga neza aya mavide ngakameneka kuko ndi mucaka cyane nawe mbihagaritse. Bubihagaritse sintinda. Aha ubundi se niyo yameneka nzongera kuyakoresha ikiko rubanda batangiye kongera amajanja Dona. Gute se iyi si man nta muntu n'umwe ushaka ko mugenzi watera imbere. Ntumbwire ko nawe bakugenje nkanjye. Wowe se byakugendekeye bite Dona? Ntuzi ko se nari mfite gahunda yo kwisabira udufaranga mwishyira hamwe hari ako nakoramo agashinga niyo kaba gaciriritse. Ndabizi bongeye barakwimase cyane cyaba bikabije. Wa munyagwa ngo nimureka tete n'abagenzi be bambwiye ngo kereka nimara umwaka nitabira ibikorwa by'ishyira hamwe nta munsi n'umwe nsibyera. Yego ko ubwo urumva atari amaco yo kuyanyima umwaka wose ra cyakora mureka tete kugenda aho amabyeyi atsindwa. warivuyemo mbese ko numva ntacyo rikumariye. Nanjye nabitekereje ariko ndavuga ntireka nkora ibyo bashaka ndebe ko umwaka nushira bazayampa koko cyangwa byari ukunyikiza. Dona ukuboko guhemuka guhora kuri hariha koko ubu mureka tete hejuru ibyo yagukoreye ntaranyurwa koko kutunguwe se Dona.
ubu inkuru y'uko ari we waroze umwana wawe uherutse kwitaba imana ninjye wa mbere uyumvanye. utikije iribe yego ibyo wabikuye wabivumbuye ute koko ko kwa muganga bambwiye ko yari arwaye indwara zituruka ku mwanda. aha ariko mwanda wishe nde ko babeshya nanjye simbizi cyangwa uko bize kwa muganga babasha kubona uburozi. ibi bintu bibaye ari byo koko ko Murekatete n'umuryango we wose nabihimuraho. ubwo se n'ibihorero uzaba ukibonye ari amafaranga dona. ntacyo bimbwiye kubona ari nawe uyoboye ririya shyirahamwe ryanyu. ye baba we, ahubwo se wa mugani wa Gilbert Donata arahitamo kwihimura cyangwa gucisha make akitabira ishyirahamwe agahabwa inguzanyo ashaka. naho ubutaha. reka nizere ko mwaryohewe n'aka gace ka 5 k'ikinamico ngira nkugire. turimo turanagana rero ku musozo w'ikiganiro cyacu cy'uyu munsi. reka nakire Christella atugezeho ubutumwa mwatwandikiye ku kiganiro cy'ubushize. Christella, amakuru yawe? Amakuru ni meza kandi nawe nizere ko umeze neza. Yego meze neza, umwanya ni uwawe. rero bakunze b'ikiganiro ejo tugeze muri ka kanya twahariye kubagezaho ubutumwa bw'ikiganiro twabagejejeho cyagarukaga ku miryango irimo ihohoterwa bitera bamwe mu bana kuyihunga, aho twibazaga tutese ni uruhe ruhare rw'ababyeyi mu kurinda abana kuva mu miryango aho bibaviramo kwishora mu muhanda no mu ngeso mbi. Ibitekerezo mwadusangije ni ibi bikurikira. Nkotanyi uherereye mu karere ka Nyanza yagize ati ababyeyi bacu ntibajye batuganiriza, niyo mpamvu bamwe muri twebwe tujya mu muhanda. Uyu ni yatwibwiye mu butumwa bwe, yagize ati nanjye ubu nahunze ababyeyi kubera amakimbirane, ubu nibereye ku kazi ko mu rugo ariko mba numva binshengura kuko abo twiganaga bararangije ariko njye byaranze. Leta ikwiriye kudutekerezaho. Naho Claude uherereye mu karere ka Karongi yagize ati ababyeyi bagomba kwirinda amakimbirane mu miryango, ibyo bituma urubyiruko rujya mu muhanda rukomeje kwiyongera. Naho Havugimana Jean Pierre uherereye mu karere ka Bugesera yagize ati nshimiye ko abo bana bafite umuhate wo gusubira mu rugo, ubuyobozi nibubafashe. Dukomeza, Etienne nawe uvuga ko aherereye mu karere ka Rulindo yagize ati amakimbirane mu muryango arakabije kandi biri guterwa no kutumvikana ku mitungo kw'abashakanye. Dukomeza, Emmanuel Mugiraneza yagize ati amakimbirane arasenya ntiyubaka, ababyeyi bagakwiye gukomeza gukundana. Haruna uherereye mu karere ka Bugesera mu murenge wa Mayange yagize ati kubera ingendo mporamo nakunze guhura n'abana bo mu muhanda nkabaganiriza, bakambwira ko iyo ababyeyi bahura barwana bahitamo guhunga, ugasanga buri mwana agiye ukwe, bamwe bakajya mu muhanda. Naho Nduwayo Jean Bosco uherereye mu karere ka Gasabo mu murenge wa Gisozi yagize ati birakwiye ko ababyeyi bita ku bana babo birinda amakimbirane. Hafashimana Daniel uherereye mu karere ka Rwamagana mu murenge wa Muyumbu yagize ati hari ababyeyi batita ku bana kubera ubusinzi, hakwiye gukorwa ubukangurambaga mu baturage ababyeyi bakirinda ubusinzi buteza amakimbirane mu muryango. Reka duhinire ku butumwa bwa Natali uvuga ko aherereye mu karere ka Gakenke, aho yagize ati kugira ngo ikibazo cy'abana bajya mu muhanda gicike hagakwiye gukorwa ubukangurambaga ku miryango yose ndetse no mu nteko z'abaturage. Abayobozi bagashishikariza ababyeyi kwirinda amakimbirane, nibyo byatuma abana batajya mu muhanda. Ati abana nabo bakwiriye kuganirizwa ku mashuri. Yasoje avuga ko akunda ikiganirisho. Ubutumwa bwa none tubonye aha, tuzasubira ubutaha mu mwanya nk'uyu, ariko nanone sinasoza nababwiye ko n'ibitekerezo ku ikinamico tubagezaho tubihaye ikaze. Nshuti bakunze b'ikiganiro ejo, tugeze ku musozo w'ikiganiro cy'uyu munsi, aho twagarukaga ku myumvire ku itegeko ryasohotse mu 2016 iha umugore ububasha bwo kuba nawe yakitwa umutware w'urugo. Muri iki kiganiro twumvise ibitekerezo by'abaturage bo mu karere ka Kirehe batubwira icyo batekereza kuri iri tegeko. Twumvise umusaza François adufasha gusobanukirwa igisobanuro cy'umutware w'urugo cyangwa se mu muryango mu muco nyarwanda, ndetse tunasobanukirwa iby'iri tegeko n'impuguke mu buringanire ndetse n'ubwuzuzanye Jean Bosco Rudasingwa. Bakunzi bacu rero, twanumvise ikinamico ngira nkugire agace ka 5. Ni na rero dusoreje ikiganiro ejo cyo kuri uyu munsi. Reka nshimire mwebwe twabanye muri kino kiganiro, nshimire mwebwe mwese mukomeza kuduhereza ibitekerezo byanyu. Mizero Crisperi ku buhanga bw'ibyuma, mu gihe Roger Nigena yarahagarariye iki kiganiro, njyewe nari Ani Sabine umukunzi. Mukomeze kugira ibihe byiza.